Mwese mwahawe Mwuka Wera, mwese mwujujwe Mwuka Wera. Seko mbona marayika w'Imana anyura kw'izina ry'umuntu wese, akarishira mu mwanya waryo, akarisigaho n'ikimenyetso. Mbese bakristo mwe mwiteguye gusubiza iki kibazo? Mwese mwahawe Mwuka Wera, kandi mwujujwe Mwuka Wera. Reka dushimire Imana kubw'imbabazi zayo ndetse n'uburinzi bwabanye natwe, bwabanye na buri muntu wese ahantu ari, kuko nta nkuru mbi twumvise. Tugeze mu mwanya nk'uyu nguyu, Imana ishimye ko tugiye kumva ijambo ryayo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Nk'uko mubibona amasaha yagiyeyo, ndagira ngo tugiye kuririmba n'umuvandimwe turi kumwe indirimbo y'155 ivuga ngo aho nzahamagarwa hose. Noneho dutangire gahunda yacu y'uyu mugoroba dutangije iyo ndirimbo. 155. Aho nzahamagarwa hose, ari no mu misozi cyangwa ku rugamba rukaze, mubyeyi nunyenera ukambwiza ijwi ryawe ritoya, ukanyuza inzira nazi. Nzakwishyira mu maboko mvuge nti nzajya unshakira hose, nzajya unshakira hose mwami, mu misozi no mu bibaya. Nzavuga ibyo ushaka ko mvuga mwami, kandi nzaba nk'uko ushaka. Ahari Yesu ashaka yuko muvugira uyu munsi, ahari haboneka impabe nkwiriye guhabura. Murokozi wanjye nunyobora, n'ahari bihanamanga. Sinzareka kogeza izuru yawe, nzajya unshakira hose, nzajya unshakira hose mwami, mu misozi no mu bibaya. Nzavuga ibyo ushaka ko mvuga mwami, kandi nzaba nk'uko ushaka. Ntabwo nshidikanya haraho ushaka ko nkora, mu kubaho kwanjye kugufi, nkorera uwambambiwe mwami, nkubikije ibyanjye byose, nzi kunkunda bitangaje. Nzakora ibyo ushaka mbikunze cyane, nzajya unshakira hose, nzajya unshakira hose mwami, mu misozi no mu bibaya. Nzavuga ibyo ushaka ko mvuga mwami, kandi nzaba nk'uko ushaka.
Reka dusenga Imana. Data ukiranuka wo kwizerwa, mubyeyi udukunda kandi uhora utwifuriza ko tuzasoza uru rugendo amahoro, muri uyu mwanya turagushimye uhabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye imbabazi zawe zongeye gutuma twongera guhura mu mugoroba nk'uyu, kandi nta nkuru mbi, kuko byari gushoboka yuko tubwirana amakuru ko hari uwatuvuyemo, ariko kuko ukiduhaye aya mahirwe, reka natwe tuyakoresha uko ari kandi atugirire umumaro, ndakwinginze. Amen. Ijambo ryawe rigiye gutambuka, nyamara nta musobanuzi waryo keretse Umwuka Wera. Yaba njyewe ugiye kurinyuzwamo, reka nsabe kugira ngo n'abagiye kuryumva buri muntu wese abashe kumva Umwuka Wera avugana n'umutima we. Kandi by'umwihariko ndasabye cyane kugira ngo aba bantu bagiye kubwirizwa binyuze muri njyewe, nta kintu mfite cyo kubasobanurira, ahubwo ni wowe ufite icyo kubabwira. Ngaho rero reka wiheshe icyubahiro, kandi dusoze buri muntu wese yumvise ibimureba bikwiranye n'ubushake bwawe, byatuma afata umwanzuro ushaka ko afata. Utwigishe gufata imyanzuro ikomeye, kandi utwigishe kukwisunga. Ngaho reka amahoro utanga abane natwe, tubisabye Data binyuze mu izina rya Yesu. Amen. Reka rero dushimire Imana kubw'uyu mugoroba mwiza Imana duhaye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Ubwo tugize amahirwe yo kugira muri uyu mugoroba, reka aya mahirwe tuyakoreshe neza, kandi buri muntu wese yongera kwibaza aho ava n'aho ajya. Burya kubaho umuntu atibaza byaba ari ingorane, ni nko kwibagirwa amateka y'ibyashize, nayo ubwayo yaba ari ingorane, kuko hari amagambo bajya bavuga mu Gifaransa avuga ngo le passé prépare l'avenir. Amateka yahashize adufasha gutegura hazaza. Rero no mu buzima bwacu tutagiye mu byaturanze, mu ntambara twagiye turwana n'ibyagiye bidutsinda, ntabwo twamenya uko dushobora gukosora ibyo dusabwa gukosora muri twebwe, na cyane ko ubuzima bwacu burangwa n'amakosa. Kandi ukurikije intambara iri imbere yacu, birasaba ko umuntu aba afite urufatiro rutajegajega. Yesu yaciye umugani muri Matayo igice cyawo cya 7 avuga ku nzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Aravuga ngo icyo gihe ubwami bw'Imana buzagereranywa n'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari yubatse ku rutare. Ngo ariko uwo nuwumva amagambo y'Imana akayakomeza, ngo ariko umuntu utumva amagambo y'Imana, wumva amagambo y'Imana ntayakomeze, azahwana n'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, umuyaga urahuha, imivu iratemba, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kuba kunini cyane. Ndagira ngo mbabwire ko nta mvura igwa, nta muyaga uhuha, nta mivu itemba, inzu yo ku musenyi n'inzu yo ku rutare, urebeye inyuma ushobora gusanga zose ari inzu. Cyangwa se mu yandi magambo, abasenga iyo turebye twese usanga twese turimo turi gusenga, kandi tukaba dufite icyerekezo cyo kujya mu ijuru. Ariko ibigeragezo nibiza, igihe bizaba bibaye ngombwa ko uwo ari we wese agaragaza inyubako ye aho yubatse, bizagaragaza burya aho umuntu yubatse. Urufatiro umuntu yubatseho ruzahita rugaragara, kandi byanga byakunda abantu badafite urufatiro kuri Kristo, inzu zabo zizasenyuka. Niyo mpamvu igitondo, ikigoroba, ijwi ry'Imana rirakomeza kongera guhamagara, rirakomeza kongera gukangura abantu kugira ngo bamenye yuko hari ibihe bidasanzwe biri imbere yacu, kandi ibyo bihe bidasanzwe tubikoreshe neza, kuko umuntu ashobora kurangara bikazarangira abuze ibyo yari yiteze kubona. Bavandimwe, reka twisubiremo. Umuntu wese yinginga Imana, yibaze ngo Mana umbona ute? Ntabwo ikibazo mfite, ntabwo ikibazo ufite ntabwo ari uko nibona, ahubwo ikibazo mfite ni uko Imana imbona. Mbese uko nibona ni nako Imana imbona? Icyo cyaba ari ikibazo.
muri uyu mugoroba tugiye kuganira amagambo avuga ngo ibyabaye bigiye kongera kwisubiramo. Ibyabaye bigiye kongera kwisubiramo. Ndagira ngo duhere ku isomo riri mu Mubwiriza igice cya mbere umurongo waho wa 9. Umubwiriza igice cya mbere umurongo wa 9 hari amagambo avuga ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa. Nta cyadutse munsi y'ijuru. Mbese hari ikintu cyavugwa ngo dore iki ni inzaduka, nacyo cyahozeho kera mu bihe byariho mbere yacu. Ibya mbere ntibikibukwa, n'ibizaza hanyuma nabyo abazakurikiraho ntibazabyibuka. Ijambo ry'Imana niba ritubwiye ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa. Ubwo bivuze ngo Bibiliya itubwira mu Efeso 2:19 ngo ntimukire abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo mu ubwoko bumwe n'abera, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ngo Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Niba twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, mbese ni iki cyabaye dukwiriye kwitega ko kigomba kongera kuba? Hari ibintu bibiri rongera ngo mbabwire. Icya mbere, ejo twarebaga akarengane k'ibyabaye, ndetse twabonaga mu gitondo ibintu biri imbere yacu bigiye kongera kuba ukuntu abantu bagiye kongera gutungurwa. Uyu munsi niba tugiye kongera kwibaza ku byabaye nk'ibintu bigiye gusohora imbere yacu, cyangwa se bigiye kongera kwisubiramo, ndagira ngo iki kintu tugitekereze neza. Mu bihe byashize cyangwa se mu myaka ya mbere habaye akarengane kakorerwaga ubwoko bw'Imana. Twongera kubona ubwoko bw'Imana buhamya mu yindi mbaraga. Ibi bintu rero ni ibintu bibiri bigomba kujyana, nta kintu kiri buze gusiga ikindi. Icya mbere, hakenewe imbaraga kugira ngo abantu babone guhamya. Kabiri, guhamya kugomba gukurura akarengane. Ibi bintu nibyo tugiye kuganiraho, kandi ibi bintu nibyo biri imbere yacu, kandi bigomba kuba, nta n'uwabisubizayo. Ndagira ngo tujye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 6 umurongo wa 8. Abayuda bafata Stefano bamurega ibinyoma. Twabonye iby'Abayuda, ariko turibaza bafashe Stefano bamuhora iki? Abayuda bafata Stefano bamurega ibinyoma. Umurongo wa 8, Stefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga, yakoraga mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Aha iyo bavuze ngo yakoraga ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye, twibuka ikintu cyabaye ku munsi wa Pentekote twaze tureba ejo. Yesu yarabwiye abigishwa be ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya. Nta guhamya kwari gushoboka iyo iriya mbaraga bataza kuyihabwa. Natwe niko bimeze. Urebye umuraba uri imbere yacu, ndagira ngo mbabwire ko nta mbaraga y'umuntu ishobora guhamya Imana ngo bishoboke. Niyo mpamvu iri sezerano ryongera gusubirwamo ku mpamvu imwe, ribwira abantu b'Imana yuko bagomba gusaba ibyo data yasezeranye. Nta kindi, ni imbaraga itubashisha guhamya Imana kugira ngo twinjire mu bihe bishishana by'akaga, ariko dufite imbaraga yo guhamya Imana. Stefano wari umwe mu bantu bahawe umwuka wera mu gihe cya Pentekote. Hano barimo bari kutubwira ngo ariko ubuntu abantu bamwe bo mu isinagogi yitwa IBYABAYE, Abaruberutino, n'iy'Abanyakurene, n'iy'Abanyalexandriya, n'iy'Abanyakirikiya,
n'iy'abanyaziya barahaguruka bajya impaka na Stefano, nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha. Nuko bagurira abagabo bo kuvuga bati, twumvise avuga amagambo yo gutuka Mose n'Imana. Boshya abantu n'abakuru n'abanditsi, baramusumira, baramufata, bamushyira abanyarukiko. Nuko bahagurutsa abagabo b'ibinyoma, baravuga bati, uyu muntu ntabwo asiba gutuka hera n'amategeko, kuko twumvise avuga ati, Yesu w'i Nazareti azasenya aha hantu, kandi azahindura imigenzo twahawe na Mose. Abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye, babona mu maso ha Stefano hasa n'ahamarayika. Umuntu w'Imana wari ufite imbaraga y'umwuka w'Imana atangira kujya impaka nabo, abemeza ibyanditswe, abemeza Kristo, ariko bahitamo kumurega ibinyoma. Barangije bamuhimbira ibintu by'ibinyoma, barangije ngo bagurira abantu bo kumushinja ibinyoma. Baramusumira, bamushyikiriza abanyarukiko kugira ngo bamucire urubanza. Ibi bintu iyo tubisoma, dushobora kubisoma tukabyumva ari nk'amateka yandi asanzwe, tukabisoma tukumva ni nk'amateka yandi asanzwe, ariko ibi bintu hayishamo ikintu gikomeye kandi natwe kitureba cyane muri iki gihe cyacu cya none. Reka mbabwire, iteka ryose iyo Imana iri gutunganya abantu bayo kugira ngo bubake imico ikwiranye no kuzaba mu ijuru, Satani nawe aba ari gutegura abantu be kugira ngo babe babi, nibarangiza bababaza uburyo bwose bushoboka abantu b'Imana, bababuze kuzajya mu ijuru. Uretse ko ibyo bakora byose bararushywa n'ubusa. Hari ikintu mbabwira kijya kinshimisha, Imana irinda abantu bayo, kandi igera igihe cyo kwemerera Satani kugira icyo akora ku bantu b'Imana, izaho igejeje itegura abantu bayo. Ntabwo Imana ishobora kwemera imiraba ko izi kisuka ku bantu b'Imana itaza aho igejeje ibategura. Mu yandi magambo, ntacyo Satani ntashobora guhabwa uburenganzira bwo kugerageza abantu b'Imana no kubashyira mu makuba akomeye. Imana ntishobora kubibemerera itaza aho igejeje itegura ubwoko bwayo. Ni ukuvuga ngo Imana iyo imaze kubona ko ugeze ku rugero rw'uko ugomba guhangana n'ibyo bintu, irakureka ikagushyira ahagaragara kugira ngo Satani nawe yigeragereze, kuko ibizi neza yuko ntacyo Satani ashobora kuba yakora. Stefano wari wuzuye umwuka wera, baramufata bamushyikiriza abanyarukiko. Byagenze bite rero? Igice cya 7 cy'ibyakozwe n'intumwa. Umutambyi mukuru aramubaza ati, ibyo niko biri? Aramusubiza ati, yemwe bene data kandi ba data, nimwumve. Imana y'icyubahiro yabonekeye sogokuruza Aburahamu ari Mesopotamiya ataratura i Harani, iramubwira iti, va mu gihugu cyanyu no muri bene wanyu ujya mu gihugu nzakwereka. Maze ava mu gihugu cy'Abakarudaya atura i Harani. Se amaze gupfa, Imana iramwimura imuzana muri iki gihugu aricyo mugituyemo na bugingo n'ubu. Ariko ntiyamuhayeho ikibanza naho habaho gukandagiza ikirenge, ahubwo yamusezeraniye kuzakimuha ngo abe nyiracyo n'urubyaro rwe, kandi yari ataragira umwana. Maze Imana iravuga iti, urubyaro rwawe ruzaba basuhuke mu gihugu cy'abandi, bazabahindura ibiretwa, babagire nabi imyaka 400, kandi ishyanga bazakorera uburetwa nijye uzariciraho iteka. Nikuwo Imana yavuze. Kandi iti, hanyuma bazavayo basengera aha hantu. Maze imuha isezerano ryo gukebwa. Bukeye abyara Isaka, amukeba ku munsi wa 8. Isaka nawe abyara Yakobo, Yakobo abyara basogokuruza bakuru 12. Basogokuruza bagirira Yosefu ishyari, baramugura ajyanwa mu Egiputa. Ariko Imana ibana nawe, akomeza kubasobanurira amateka maremare, wenda ntagiye kuyarambura. Ababwira ukuntu bagiye muri Egiputa bakagwirirayo, igihe kikagera bakaza kuvayo, ariko habaye ibimenyetso bikomeye cyane. Wenda nihuse ngira ku murongo wa 37. Mose uwo niwe wabwiye Abisirayeli ati, Imana izabahagurukiriza umuhanuzi uvuye muri bene wanyu umeze nkanjye. Kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu hamwe na marayika wavuganiye nawe ku musozi wa Sinayi, kandi yari kumwe n'abasogokuruza
ni nawe wahawe amagambo y'ubugingo yo kuduha. Ba sogokuruza banze kumwumvira, ahubwo bamusunikira hirya basubira muri Egiputa mu mitima yabo. Babwira Aroni bati uturemere imana zo kutujya imbere, kuko Mose we yadushoreraga adukura mu gihugu cya Egiputa tutazi uko yabaye. Nuko biremera ikimasa. Muri iyo minsi icyo gishushanyo bagitambira ibitambo, bishimira imirimo y'intoki zabo. Nuko Imana irahindukira irabazibukira, ibarekera gusenga ingabo zo mu ijuru, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'abahanuzi ngo, yemwe muryango w'Abisiraheli, mbese mwantambiriye amatungo abazwe cyangwa ibitambo imyaka 40 mu butayu? Mwataruye ihema rya Moleki n'inyenyeri y'ikigirwamana Refani, ari ibishushanyo mwaremeye kubisenga. Nanjye nzabimurira kurya hakurya y'i Babuloni. Ba sogokuruza bari bafite ihema ry'ubuhamya bari mu butayu, nk'uko yavuganye na Mose yamutegetse kurirema, arishushanije n'icyitegererezo cy'iryo yabonye. Iryo ba sogokuruza barihawe na base riba uruhererekane. Barizana Yosuwa abagiye imbere ubwo batsindaga amahanga, ayo Imana yirukanye imbere yabo, kugeza mu gihe cya Dawidi wari utonye imbere y'Imana, asaba kubakira Imana ya Yakobo ubuturo. Ariko Salomo niwe wayubakiye inzu, nyamara isumba byose ntiba mu mazu yubatswe n'amaboko, nk'uko umuhanuzi yavuze ati, ijuru niryo ntebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzu ki? Niko Uwiteka abaza. Cyangwa nzaruhukira ahantu ki? Mbese intoki zanjye sizo zaremye ibyo byose? Yemwe abatagonda ijosi mwe, abatakebwe mu mitima no mu matwi, iteka murwanya umwuka wera. Uko basekuru banyu bakoraga niko namwe mukora. Ninde mu bahanuzi ba sekuru wanyu batarenganije, bishe abavuze ibyo kuza ko wamukiranutsi bitari byaba? None namwe mwaramugambaniye muramwica, kandi ari mwe mwahawe amategeko n'abamarayika, ntimwayitondera. Sitefano yabasubiriyemo amateka y'ibintu byabaye ahereye kuri Aburahamu, nk'uko tumaze kubisoma. Abantu bumva imbaraga iri muri Sitefano kandi batashoboraga guhakana. Abonye umujinya umaze kuzamuka bagezeho bagiye kumusumira, ahita ikiganiro agihagarikira aho ngaho, arangije arababwira ati, yemwe mwabatagonda ijosi mwe, iteka ryose murwanya umwuka w'Imana. Ninde mu bahanuzi muri ba sogokuruza mutarenganije mu bahanuzi? Maze rero ageze aho ngaho anababwira uko bagize wa mukiranutsi waje bwa mbere. Bakimara kumva ibyo ngibyo, bahise basimbukira Sitefano, umurongo wa 54, ngo babyumve batyo bazabiranywa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo. Ariko Sitefano yuzuye umwuka wera arararama, atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati, dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Barasakuza cyane, biziba amatwi, bamugwirira icyarimwe, baramukurubana, bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli. Bakimutera amabuye, arambaza aravuga ati, mwami Yesu akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati, mwami ntubabareho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira. Nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Bavandimwe banjye, amateka y'ibyabaye agiye kongera kwisubiramo imbere yacu. Sitefano uyu nguyu wari wahawe imbaraga y'umwuka wera, wari warumvise ubutumwa bwa Yohana, akumva ubutumwa bwa Kristo, akaba umwe mu bantu batoranijwe muri ba badiyakoni buzuye umwuka wera. Ajya impaka asobanurira abantu ibyanditswe byera, ababwira yuko Yesu ari we Mana, ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose, kandi ko nta rindi zina abantu bahawe bagomba gukirizwamo riri munsi y'ijuru uretse irya Kristo. Abantu barangije babona ko bari gutsindwa mu mitima yabo, bahitamo gushaka abantu bamushinja ibinyoma, bamukururira ku batambyi. Maze rero urukiko narwo rurangije rumucira urubanza. Arangije igihe yabireguragaho atanga ubuhamya bw'amateka y'ibyabaye, ibyo basegokuruza babo bakoze, byarangiye
ageze ahantu badashobora kwihanganira ko akomeza kuvuga, baramusumira, barangije bamutera amabuye, umuntu w'Imana arapfa. Bavandimwe, iyo usomye ibyakozwe ni mu gice cyawo cya 8, ubutumwa bwabwirijwe muri Yerusalemu, Yesu yari yarabwiye abigishwa be ngo muzabanziriza Yerusalemu. Rya somo riri mu byakozwe n'ibice cya 1 umurongo waho wa 8, ababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabaga wo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Nk'uko ubuhanuzi bwabivugaga, murabizi neza ko ibyumweru 70 byagombaga kurangira muri 34, kuko icyumweru cya 70 ibyanditswe biratubwira ngo nikigeramo hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Nuvuga ngo muri 31 nibwo Yesu yabambwe. Abayuda bari barahawe imyaka 3 yo kongera kubwirizwa kugira ngo bongere guhabwa amahirwe yo kugira ngo bongere kubwirwa Yesu banze, ahari bagira icyo bongera ku rubanza rwabo, ariko birangira birangiye babyanze, bahamya ubugome bwabo muri 34 igihe bafataga Stefano bamurega ibinyoma, bamutera amabuye, akarengane gakaza umurego muri Yerusalemu. Mwumve mu umurongo wa mbere w'igice cya 8, abakristo bararenganywa, baratatana. Uhereye uwo munsi haduka akarengane gakomeye mu itorero ry'i Yerusalemu, bose batatanira mu bihugu by'i Yudaya n'i Samariya, keretse intumwa. Abantu bubahaga Imana bahamba Stefano, baramuborogera cyane, ariko Sawuli we akomeza guca igikuba mu itorero no kuryonona cyane, akinjira mu mazu yose, agafata abagabo n'abagore akabakurubana mu nzu y'imbohe. Bavandimwe banjye, aya mateka y'ibyabaye natwe ari imbere yacu, kandi kuba ari imbere yacu nta kintu ushobora gukora ku buryo uzayasimbuka. Nta hantu hari ubwisho muri iyi si. Iyi si yamaze kwiyegurira umwanzi, yamaze gusenya insika zose zakagombye gutuma Imana inyuzamo imigisha yayo kugira ngo igere ku bantu. Imitima yamaze kunangirwa. Niyo mpamvu isi yahindutse nk'umudugudu umwe, kandi ifatanyirije hamwe kongera gucecekesha ukuri. Kandi Imana mu gihe ifite abantu bagomba guhagararira ukuri kwayo mu gihe nk'iki ngiki, niyo mpamvu ubwoko bwayo bugomba kongera gusakirana n'umuraba nk'uwabaye mu bihe bya mbere. Reka rero mbabwire, ndabinginga kandi mbagira inama bene data, hari ikintu cyo kwitonderwa dukwiriye kwitaho cyane kuruta ibindi bintu byose. Naho urufatiro rwanjye ruri, naho urufatiro rwawe ruri. Uyu munsi dufite abantu bari mu migabane igeze muri 2. Yesu yakunze kugaruka kuri ibyo bintu cyane, aca umugani w'abakobwa 10, kandi bari abakobwa 5 b'abapfu ntabwo bari bazi ko ari abapfu. Yesu ari kumwe n'abigishwa be yari yarababwiye amagambo ababwira ngo umwana w'umuntu aragiye Yerusalemu, azagambanirwa mu maboko y'abatambyi, azafatwa, azicwa, azapfa, ahambwe ku munsi wa 3 azuke. Iyo yababwiraga ibi ngibi ntabwo babyumvaga, ndetse bigeza n'ubwo ababwira yuko umwe muri bo mu bo babanaga ari bumwihakane. Agera ubwo ababwira ati byanditswe ngo nzakubita umwungeri intama zisandare. Ariko abigishwa iyo barebaga mu mbaraga ya kimuntu, bakareba urukundo uko bakunda Yesu, bumvaga ibyo bintu ntaho byanyura, bumvaga ibyo bintu bitashoboka. Ndetse Petero agera ubwo amubwira tumva mwami, nibiba no mu rupfu njyewe tuzajyana. Mwari muzi ko Petero ibyo yavugaga atigizaga nkana? Ntabwo Petero yigizaga nkana. Mu buryo bw'imyumvire ya kimuntu yumvaga ko akunze Yesu, nibiba ngombwa no mu rupfu ko bagombaga kujyana. Ariko Yesu aramubwira ati Petero, byanditswe ngo. Bavandimwe banjye, ijambo ryitwa byanditswe ngo nidushaka turyitondere. Niba ijambo ry'Imana rivuga ngo umubare munini uruta uwo dutekereza uzasohoka ujye kumvira inyigisho z'ibinyoma.
Imana ikaba iri kongera kukaba imitima y'abantu, yongera gukangura imitima y'abantu kugira ngo habaho kongera kwisubiramo no kongera kwitekereza, kugira ngo abantu bamenye urufatiro rwaho bubatse. Somo riri muri Yeremiya igice cyaho cya 12 umurongo wa 5 riravuga ngo niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, wabasha ute gusiganwa n'amafarashi? Ndagira ngo mbabwire ko abagenda uyu munsi bageze kure. Hari ibintu uyu munsi abantu bakirwana nabyo, abantu bagenda batakagombye kuba barwana nabyo, kandi ingero zirahari. None se nkubureka mbabazi, niba dusoma ibyanditswe bikatubwira ngo kurya inyama bizashira mu bategereje kuza k'umwami, ayo magambo ari mu gitabo cy'inama zigirwa itorero. Umuntu ukirwana no kurya inyama byarageze naho amareta agenda ashyiraho ingamba akagaragaza ko ibyo bintu ari bibi, abantu bakagera ubwo babwirwa uburyo bagomba kubyirinda, wowe ugakomeza ukazizirikaho kandi urahawe umucyo wazo. Uratekereza ko ibindi biri imbere byo uzarwana nabyo ryari? Ndagira ngo mbabwire ngo ibihe biradusatiriye kuruta uko twe dushobora kubitekereza, kandi abantu b'Imana barimo bari gukura inkomyi mu nzira kugira ngo Imana yongere gutanga imbaraga, kuko ibidutera byo byariteguye. Ndagira ngo mbabwire ngo abamarayika bari mu mfuruka enye z'isi bategereje itegeko rya marayika ufite icupa rya wino mwitako, kuko uyu mumarayika ni ugiye kugenda akabwira Yesu ngo uracyakora iki, ko imbata zawe zamaze kubarwa, ubwoko bwawe bwamaze kubarwa, uracyicaye aha ngaho ukora iki? Kandi ibintu bigiye kuzahinduka ukundi kuntu, abantu barabikerensaga bazi ko bitazagenda nk'uko nguko. Abantu bamwe barimo bari gusenga bagasaba Imana ngo Mana duha umwuka wera, ariko mbabaze, umwuka wera yaza ate niba umutima ukirimo amatiku? Umwuka wera yaza ate niba umutima ukirimo ubusambanyi? Umwuka wera yaza ate, yatura hehe niba umutima wawe ukirimo ubuntu bw'ubugambo, amagambo atajya acika, kumenyera gushyushya inkuru y'abaturanyi bawe, kumenyera gushyushya inkuru y'abagenzi bawe? None umwuka wera yaza ate? Umwuka wera yaza ate mu gihe abantu bagifite uburiganya bwinshi? Umwuka wera yaza ate mu gihe hari abantu ukicara ukavuga ngo uyu muntu ntago nagendiwe, uyu muntu ntitwavugana yarampemukiye? Urumva umwuka wera yaza ate? Yatura hehe? Umwuka wera yaza ate? Yatura hehe niba umuntu ashobora kugucyaha iminkanyari kaza mu maso, kandi akubwiye ati nyabona ibi bintu ntago ari byo, ibi bintu bihabanye n'umurongo w'Imana? Yatura hehe? Reka mbabwire, abantu bamwe bashobora kuba batekereza ijuru ariko bakaritekereza mu myumvire yabo, ariko batazi ko ijuru ryera. Ijuru rirera, n'abagomba kurijyamo bagomba kuba bera, niko bimeze. None yatura hehe? Ndagira ngo mwumve amagambo ari hano muri iki gitabo cyitwa umwiteguro w'imvura y'itumba. Twumve, umbwira ahantu umwuka wera yatura niba abantu barahisemo kumukingiranira hanze. Ijambo ry'Imana rikavugwa rigahamagarira abantu kuva mu bidatunganye, ariko abantu barangiza bagakomeza kwihambira ku bintu bidafite umumaro. Abantu bagakomeza guhishahisha. Abantu ntago bazi yuko hari imanza ubu kandi nta kitarondorwa. Ntago abantu bazi neza ko ibyo abantu bita ko barimo mu gihe gitoya, mu gihe kubona abantu twicaranaga, abantu twabwirizanyaga, abantu twavugaga ko twizera kimwe, batari na babandi abo tubana hano mu matsinda, aribo abantu ba mbere babaye abagambanyi. Ayo mateka turayazi neza, iyo experience turayifite. Muvandimwe wanjye, ahari rijwi ko riri kuguhamagara, wowe ufite umutima ufite ikidodo, ukaba wumva rwose mugenzi wawe mufitanye ikibazo ntaho wahera, birapfira hehe?
saba Imana imbaraga, izakugenda imbere kandi reka nkubwire izaguhuza n'uwo ngo wumva ko bitashoboka ko muhura. Nta muntu usengera ku bizira ngo abashe kubona umusaruro w'amasengesho. Ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka. Fata ukuri mu mutima wawe kandi ugufate nk'ukuri. Ijambo ry'Imana abantu bamaze kuritesha agaciro, kandi mu gihe gito cyane umuraba ugiye kwisuka ku isi, kandi abantu bazarokoka gusa ni abantu baziranye n'ijuru. Reka nsome aya magambo. Umwiteguro w'imvura y'itumba, ya verisiyo ya mbere, igitabo cyasohotse bwa mbere, ni ku ipaji ya 14. Kwitegura ubu imvura y'itumba. Ubu ni igihe dukwiriye kumesa ibishura by'imico yacu tukabyejesha amaraso y'umwana w'intama. Iki ni cyo gihe dukwiriye gutsinda ubwibone n'uburara n'ubupfapfa bwa kamere. Iki ni cyo gihe dukwiriye gukanguka tukagambirira dukomeje kugorora ingeso zacu. Uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Turi mu gihe cy'igeragezwa rikomeye cyane, dutegereje kandi turindiriye kuboneka k'umwami wacu. Isi iri mu mwijima ngo uwo munsi uzabatungure nk'umujura. Mbese murakora iki bene data mu murimo ukomeye w'umwiteguro? Abifatanya n'isi bazagira ishusho yayo kandi bitegura ikimenyetso. Abatiyemera bose ahubwo bakicisha bugufi imbere y'Imana, bakejesha imitima yabo kumvira ukuri, bahabwa ishusho y'ijuru kandi bakitegura ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Itegeko niritangwa rigashyirwaho ikimenyetso, imico yabo izakomeza itungane kandi idafite ikizinga, idafite ikizinga iteka ryose. Igihe kiratinze cyane, ntidukwiriye kuzarira. Abisirayeli bazerereye mu butayu imyaka 40 kandi baba barageze mu gihugu cy'isezerano mu byumweru 2 gusa. Ubwo ubwoko bw'Imana buzaba bwiteguye imvura y'itumba. Umurimo w'Imana uzarangira mu gihe kigufi. Nta mwanya n'umwe twaba amahoro keretse tuyobowe kandi tukagengwa n'Umwuka Wera. Bavandimwe banjye, nta mwanya n'umwe twaba amahoro keretse tuyobowe kandi tukagengwa n'Umwuka Wera. Uyu Mwuka Wera niwe intumwa zari zikeneye. Uyu Mwuka Wera niwo wabateye kwisubiramo, bahabwa ibyasezeranywe, ariko batarisubiramo ntibyari gushoboka ko bamuhabwa. Uyu Mwuka Wera bamaze kumuhabwa nibwo bagize imbaraga zo gutinyuka urupfu, babakangisha gupfa, bagasanga babantu urupfu bararurenze nta kintu bibabwiye. Uyu Mwuka Wera niwe wateye Yohana ko bamushyize mu ngunguru y'amavuta akavamo nta n'akantu n'aka na gatoya ahindutseho, ahubwo umubiri we wahindutse nk'umwana mutoya. Uyu Mwuka Wera niwe watumye Petero avuga tumva ntaho nakura icyubahiro nk'icy'umwami wanjye cyo kubambwa nkawe, ahubwo nge nimumbambe muncuritse. Uyu Mwuka Wera niwe watumye Yakobo ateragurwa ibyuma, arangije yihanganira iyo mibabaro kuko yari yararenze ibyo ngibyo roho yari yaramaze kugenda. Uyu Mwuka Wera niwe watumye Stefano ahamya Imana, aterwa amabuye, agera nubwo abasabira avuga ati Imana ntubabareho icyaha, kandi abanza kubabwira ngo mbonye ijuru rikingutse. Uyu Mwuka Wera rero niwe ushaka gukura ibizira byose muri twebwe, ukwikunda ku buryo bwose, ukwihugiraho ku buryo bwose. Umuntu akumva ko umunezero ugomba kuzura ari uko abaye igikoresha Imana ikoreramo kugira ngo igere ku bandi ariko binyuze muri we. Abantu bahindutse abantu bihugiraho, abantu bafite ubugugu, abantu badashaka kumva yuko Imana ifite ijambo mu bwenge bwabo ndetse no mu bitekerezo ndetse no mu mitungo yabo. Abantu bashaka kubaho bumva ko baha Imana umurongo igenderaho. Ntabwo ibi byashoboka, ntabwo byashoboka. Bavandimwe banjye, nitutaba amaso kugira ngo dufate imyanzuro, imbere ahangaha urugamba rwo ruriteguye. Ndagira ngo mbabwire ngo imyaka irashize ari myinshi cyane, Kiliziya Gatolika itegura urugendo rwayo mu mwijima. Isi yose yarayigaruriye, amadini yose yamaze kuyigarurira, ijambo ry'Imana ryamaze guhindurwa. Ubu uyu munsi kuvuga ukuri
mu isi ni ikizira. Kandi urebye umuraba w'imbaraga duhanganye nayo ni imbaraga iteye ubwoba, ku buryo ijambo ry'Imana rivuga ngo, ijambo ry'Imana rivuga yuko duhanganye n'inyamaswa ndetse n'igishushanyo cyayo. Duhanganye n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, kandi akarengane k'ibintu kazaba gashishana. Niyo mpamvu rero dukeneye umwiteguro, kandi uwo mwiteguro dukeneye icya mbere ni uwo kubabarirwa. Kandi kubabarirwa bibanzirizwa n'iki? Ni ukwimenyaho ibyaha, kandi ibyo byaha ntawe ushobora kubyimenyesha, umwuka wera niwe ushobora kubimenyesha umuntu. Nta teraniro rishobora kuba Satani ngo abure kuzanamo kirogoye. Ntabwo byapfa gushoboka. Mubyihanganire, mubyihanganire. Ndagira ngo tujye mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, kugira ngo tube turi no kugenda dusa naho dusatira umusozo. Uriya mugabo bita Sirasi ni ukumucungira hafi, kubera ko ndabona hari abantu baba badashaka kumva. Hari abantu baba badashaka kumva. Ubwo rero iyi teraniro ry'Imana ririmo Satani nawe amenyereye guhagurutsa abantu kugira ngo baze bagira umwuka wo kurivangira. Niyo mpamvu inshuro nyinshi abantu uhora ubona usa n'uhanganye nabo, ariko bafite izindi mbaraga zibakoresha. Nababwiye ndimo ndi gutangira ngo uko Imana iri gutoza abantu bayo, uko iri kubategura nk'abantu bakwiranye no guhangana n'ibiri imbere yabo, ni nako Satani nawe ari gukaza umurego w'ubugome ku bantu be, abantu bamaze kumwiyegurira. Niyo mpamvu rero dukwiriye gucungana n'izi mbaraga uko ari ebyiri, umuntu akamenya yarwanirira iyo ariyo, yarwanirira iyo ariyo. Reka twigendere tujye muri iki gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, nze mbabwire amagambo tugiye gutangiriraho. Mpindukira ku ngingo ya 737 ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Mpindukira ndebana urukumbuzi rukomeye ibihe biri imbere, aho ibyabaye ku munsi wa Pentekote bizisubiramo bifite imbaraga ikomeye kuruta iy'icyo gihe. Intumwa Yohana igira iti, hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Maze nk'uko byagenze mu gihe cya Pentekote, abantu bazumva ukuri, bazabwirwa buri wese mu rurimi rwe bwite. Mu mayerekwa ya nijoro nabonye ukwigaragaza kw'inkubiri ikomeye y'ubugorozi mu bwoko bw'Imana. Benshi bahimbazaga Imana, abarwayi barakiraga, n'ibindi bitangaza byarakorwaga. Umwuka wo gusabira abantu waragaragaye, usa n'uwagaragaye mbere y'umunsi ukomeye wa Pentekote. Umurimo ukomeye wo kubwiriza ubutumwa bwiza ntuzarangizwa n'ukwigaragaza kw'imbaraga y'Imana iri munsi yaranze itangira ryawo. Ubuhanuzi bwasojwe no gusukwa kw'imvura y'umuhindo mu itangira ry'ubutumwa bwiza buzongera gusozwa mu mvura y'itumba mu isozwa ry'umurimo. Abagaragu b'Imana mu maso yabo harabagiranishwa no kwiyegurira Imana kwera, bazihutira kujya kubwiriza ubutumwa bw'ijuru hirya no hino. Amajwi ibihumbi azatanga umuburo mu isi yose, ibitangaza bizakorwa, abarwayi bazakizwa, kandi ibimenyetso n'ibitangaza bizaherekeza umurimo w'abizera. Hepfo ngo
mureke mbabwire ko Uwiteka azakora uyu murimo uheruka mu buryo bunyuranye cyane na gahunda isanzwe imenyerewe y'ibintu, kandi no mu buryo buzaba bunyuranyije n'imigambi yose ya kimuntu. Hazabaho abantu bamwe bo muri twe bazahora bashaka kugenzura umurimo w'Imana no gutegeka ibigomba gukorwa byose, mu gihe umurimo uzaba ujya mbere uyobowe na marayika wiyunga kuri marayika wa gatatu mu butumwa bugomba guhabwa isi. Imana izakoresha inzira n'uburyo bizagaragara ko ari yo ubwayo yifatiye ibintu mu biganza. Abakozi bazatangazwa n'uburyo bworoheje Imana izakoresha kugira ngo iteze imbere kandi irangize umurimo wayo wo gukiranuka. Reka mbabwire, ubundi iyo umuntu ari mu nzira runaka, ari mu buyobe, ababona bari mu nzira y'ukuri ari bo bayobye. Nta muntu ufite ubushobozi bwo kugenzura umurimo w'Imana. Hano baratubwiye ngo Imana niyo igomba kwiyoborera ibintu, kandi harimo abantu bazahora bashaka kugenzura umurimo w'Imana bibwira ngo nitwe tugomba gutanga umurongo, nitwe tugomba gutanga amabwiriza y'uko ibintu bigomba kugenda, kandi icyo gihe bizakorwa abagenda bageze kure. Ndacyasoma cya gitabo, ingingo ya 745. Mu murimo ukomeye uheruka ni bake mu bakomeye bazawinjizwamo. Muri ibi bihe byacu Imana izakora umurimo ukomeye witezwe na bake. Izashyira hejuru kandi yerereze bamwe bo muri twe bazaba barigishijwe n'isigwa ry'umwuka wayo kuruta inyigisho z'inyuma bakuye mu bigo by'amashuri y'ubuhanga. Ibyo bigo ntibigomba gusuzugurwa cyangwa ngo bicirwe witeka, byashyizweho n'Imana, ariko ntibishobora gutanga ubumenyi bundi butari ubwo hanze. Imana izagaragaza kutishingikiriza ku bantu bapfa bize cyane kandi bibwira ko ari ingenzi. Ng'impamvu dukeneye umwuka wera. Ntabwo dukeneye ubumenyi bwinshi duhabwa n'abandi bantu, ubwo ni ubumenyi nyine. Ahubwo icyo dukeneye ni ubwenge bw'Imana n'ubuyobozi bw'umwuka wera. Imitima y'abantu bashakana umwete umucyo kandi bakakirana umunezero buri murasire y'umucyo w'Imana bahawe n'ijambo ryayo ryera, bene abo bonyine nibo bazahabwa umucyo. Iyo mitima niyo Imana izifashisha ngo ihishure umucyo n'imbaraga bizamurikishiriza isi ubwiza. Ibikenewe, mwumva icyo dukeneye mu gihe umwuka wera ari gukorera mu mutima, awuhindura kugira ngo uhinduke uwera nk'uko ijuru ryera, kuko nicyo Imana ishaka. Ukurwamo inenge yose. Mwumve igikenewe. Ibikenewe ni umwuka w'ikinyabupfura no kwera k'umutima, nuko intekerezo iyo mico ifite agaciro karuta kitaranira bagirana. Uburyo n'ubumenyi. Umutima w'umuntu usanzwe wamenyerejwe kumvira ukundi k'Uwiteka avuga, uba waratunganirijwe rwose umurimo w'Imana kuruta abantu bafite ubushobozi ariko ntibabukoreshe mu buryo butunganye. Umwami, abakira Kristo nk'umukiza wabo bwite, nibo bonyine bazashobora guhagarara mu igeragezwa n'urubanza byo muri iyi minsi iheruka, ndetse n'abigishwa b'injiji bakomejwe no kwizera kutagira amakemwa muri Kristo bazashobozwa guhangana n'ishidikanya n'ibibazo bishobora gushyirwa imbere n'abatizera, banashobozwe gukoza isoni ibitekerezo bisa n'ibifite ishingiro by'abakobanyi. Umwami Yesu azaha abigishwa b'ururimi n'ubwenge abanzi bo batazashobora guhangana nabyo. Abatashoboraga kunesha uburiganya bwa Satani bakoresheje intekerezo zabo bazajyana ubuhamya buzatesha umutwe abo bantu biringiraga ko bize cyane. Amagambo azasohoka mu minwa y'abatarize afite imbaraga yemeza n'ubwenge ku buryo buzatera benshi kwihana bagahindukirira ukuri. Abantu ibihumbi byinshi, abantu ibihumbi bazihanishwa n'ubuhamya bwabo. Mbega ikintu Imana iduhamagarira. Reka mbabwire, nubwo tuzahura n'umuraba ukomeye cyane, tugiye guhura n'umuraba ukomeye cyane imbere yacu, ariko Imana yasezeranye ubutabazi, kandi icyo tureba ntabwo tuzaba twitaye ku karengane n'umuraba w'ibintu tuzaba turi kunyuramo, ahubwo urukundo rw'Imana ruzaba rusumba ibyo ngibyo. Tuzaba dufite imbaraga yo kwihanganira ibyo ngibyo ku buryo ibyo tuzumva nta kintu bitubwiye. Icyo Imana idusaba ni ukuba mu mwanya aho Imana ishobora gushyikira umuntu kandi akaba ateguriwe kuba yahabwa imbaraga y'umwuka wera ku rugero rukwiriye. Umuntu uzahabwa iyi mbaraga, ndagira ngo mbabwire ko rwose pe, umuntu uzahabwa iyi mbaraga ntabwo azaba atinya urupfu,
ntabwo azabatinya gereza, ntabwo azabatinya. Dufite amateka y'uko abatubanjirije uko byabagendekeye, ntabwo ibyo ngibyo ntibizaba bimutinyisha, ntibizaba bimutinyisha. Erega mu minsi mikeya, ubu reka mbabwire, hari amavuna turi gukora, hari amavuna twakoze, ariko hari n'andi tugiye gukora. Amavuna tugiye gukora ateye ati: ubu hari abayobozi benshi batari bumva iby'Imana. Igihe kigiye kugera, turimo turagisatira, aho bazadufata bakatujyana mu magereza, bakajya basohora abantu bakabajyana bagiye kubacira urubanza imbere y'abaturage cyangwa se n'imbere y'abayobozi b'abantu batwebwe, tugahamya Imana, tukavuga aho yadukuye, uko yakubabariye ibyaha, uko yabigushuriye ukakubabarira. Ubwo buhamya buzatuma babandi batigeze bagira umwanya wo kubitega amatwi babitega amatwi. Niho tugiye kuzabona abantu Imana yari ifite bakora mu nzego bwite za leta, bavuga bati iyi si impamvu yatuma abantu b'Imana bakorerwa ibintu nk'ibi. Nibarangiza bifatanye n'ubwoko bw'Imana. Bavandimwe banjye, Imana irarari ku muntu kuyishakaho ubucuti, irarari ku muntu kugira ngo abasha kugira imbaraga ituma abasha gushikama kuri yo, kuko mu gihe gito cyane turinjira mu muraba, kandi umuraba turi kwinjiramo ntabwo tuzawuramaramo igihe kinini, kubera ko turi gusatira iherezo ry'imbabazi. Ubundi Yesu nahaguruka ku ntebe y'imbabazi akavuga ngo birarangiye. Kwicwa bizaba bihagaze ku bantu b'Imana, ariko ibintu byo gutotezwa byo ntibizaba bihagaze. Gereza ntibazazikurwamo, ariko kwicwa bizaba bihagaze, kuko nta maraso y'abantu b'Imana azongera kumeneka. Ntayo. Imana niyemera ko amaraso ameneka, izabyemera kuko ibona yuko hari ikindi kintu gishobora kuba cyagira umumaro. Cyagira umumaro. Izabibona yuko ntanze amaraso, menya amaraso, cyangwa ukayamena, yakwera abandi bakirisitu. Ni nk'uko yemera yuko uyu mwanya ijambo ririmo riri gutambuka, kugira ngo ahari wongere kumva umuburo, wongere gufata umwanzuro. Kandi ndagira ngo mbabwire, zirikana ko urubanza rureba umuntu wese. Urubanza rurareba umuntu wese. Kansome amagambo make ngiye gusorezaho mu gitabo cy'intambara ikomeye, ariko ngewe nkoresha igitabo kinini muri hangana, nicyo ndibuze gukoresha. Ndaza ndababwiramo amagambo makeya mu igice cya 13, ibihugu byitwa Pays-Bas na Scandinavia. Ndababwiramo amagambo y'ibintu byabaye, byasohoye, kugira ngo namwe mwumve ibiri imbere yacu. Nta handi hantu inyigisho z'ubugorozi zakiriwe neza kuruta mu bihugu bya Pays-Bas. Ni mu turere duke cyane haba harabaye akarengane ku bantu bayobotse izo nyigisho. Charles Quint yari yaramaganye ubugorozi mu Budage, kandi yumvaga agombaga guhanisha gutwika umuntu wese uzabuyoboka. Ariko ibikomangoma biramuhagurukira kugira ngo birwanye icyo gitekerezo cy'ubugome yari afite. Ingoma ye yari ifite ububasha bukomeye mu bihugu bya Pays-Bas, maze atanga amategeko yikurikiranije mu gihe gito cyo kurenganya. Kwigisha Bibiliya, kuyisoma cyangwa gutega amatwi abayisoma, yewe no kuvuga ijambo Bibiliya ubwabyo, byari icyaha gikomeye gituma umuntu ahanishwa gutwikwa. Reka mbabwire, iki kirego uko mubona, iki kintu uko mubona ngisomye, niko kigiye kongera kugaruka. Niko kigiye kongera kugaruka. None ikibazo, nutanabwiriza ugatega amatwi, ko nabyo uzabibazwa. Witeguye guhangana n'umuraba uri imbere yacu?
ko amateka y'ibyabaye agiye kongera kwisubiramo? Agiye kwisubiramo. Gusengera Imana mu rwiherero, kudapfukamira ibigirwamana cyangwa kuririmba zaburi, ibyo nabyo byari ibyaha bihanishwa kwicwa. Abahakanaga ko nta makosa barimo bacirwagaho iteka ryo kwicishwa inkota iyo babaga ari abagabo, guhambwa bakiri bazima iyo babaga ari abagore. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bashirira ku icumu mu gihe cy'umwami Sharireke, ndetse no gukomeza mu gihe cy'ingoma y'umuhungu we wamurushaga ubugome. Umunsi umwe umuryango wazanywe imbere y'abacamanza, maze bawurega kutajya mu misa ahubwo usengera Imana mu rugo. Ubwo abagize uwo muryango babazwaga impamvu zibatera gukora gutyo, umwana w'umuhungu wari muto muri bose arasubiza ati, turapfukama tugasenga Imana ngo imurikire ibitekerezo byacu kandi tubabarire ibyaha byacu. Dusengera umwami wacu kugira ngo ubwami bwe bubemo amahoro n'uburumbuke kandi muhe n'ubuzima bwiza. Dusabira abacamanza bacu ngo Imana ikomeze kubarinda bagubwe neza. Bamwe mu bacamanza iryo jambo ryabakabakabye ku mutima cyane, nyamara ntibyabujije ko se na bamwe mu bahungu be bacirwa urubanza rwo gutwikwa. Dore ngiyi nzira yacu. Uburakari burenze urugero rw'abarenganyaga nta kigereranyo cy'imbusane cyaboneka uretse ubutwari bukomeye bwabo bicaga. Si abagabo gusa bari bafite ubwo butwari, ahubwo n'abagore n'abakobwa berekanaga ubutwari budasubira inyuma. Wabonaga abagore bahagaze iruhande rw'inkingi ihambiriyeho abagabo babo barimo gushya, kandi uko bihanganiraga urwo rupfu bababwiraga amagambo yo kubahumuriza cyangwa bakabaririmbira zaburi yo kubakomeza. Abakobwa b'inkumi babinjizaga mu mpimba nk'aho babajyanye mu nzu yo kuryamamo cyangwa se dorutwari ngo bagire ikiruhuko cy'ijoro, cyangwa bakajyanwa gutwikwa bambaye imyambaro y'ibirori nk'abagiye gutahirwa ubukwe. Nko mu minsi ubupagani bwashakaga kurimbura ubutumwa bwiza, amaraso y'abakristo yamenekaga yari menshi. Akarengane nta kindi kakoraga kirenze gutuma umubare w'abayoboka ubutumwa bwiza wiyongera. Uko umwaka utashye, umwami uko yarakazwaga n'ibyemezo by'abantu be, niko yakomezaga icyo gikorwa cy'ubwicanyi, ariko ay'ubusa. Nyuma yaho, mu gihe cy'ivugurura cyakozwe n'igikomangoma Guillaume d'Orange, atanga umudendezo mu Buholande bwo gusenga Imana nta nkomyi. Mu misozi y'Piemo, mu bibaya byo mu Bufaransa no mu nkengero z'Ubuholande, iterambere ry'ubutumwa bwiza ryatewe n'imivu y'amaraso y'abigishwa babwo. Ariko mu turere tw'amajyaruguru bwahinjiye nta nkomyi. Abigishwa b'Abatemberge bagarutse mu gihugu cyabo, bahazana kwizera kuvuguruye mu bihugu bya Scandinavia. Icapishwa ry'inyandiko za Luteri naryo ryahazanye umucyo. Abaturage bo mu majyaruguru, abantu boroheje ariko bafite ubutwari, bazibukira ibikorwa bibi, kwirata n'imigenzo y'i Roma, kugira ngo babone uko bakira ubutungane n'inyigisho z'ukuri kwa Bibiliya zihumuriza kandi zibakomeza. Bavandimwe banjye, niba abantu barageze ubwo baregwa yuko basengera mu rwiherero, bagapfukama bagasenga, bakaregwa yuko batega amatwi ijambo ry'Imana, bakaregwa yuko batemera inyigisho za papa, ibyo birego byose nibyo biri imbere yacu. Ariko ntitugiye kubiregwa nk'abantu babikora gusa, ahubwo tuzabiregwa kubera ko natwe tuzaba turi guhamya ko isi yagomeye Imana none ikaba igiye gucirwaho iteka. Kandi ibyo bikorwa bizakorwa mu rwego rwo kugira ngo Imana iri gusohoramo ba bantu bayikiranukira, ariko bakaba barimo aho ngaho muri izo nteko zigiye gucirwaho iteka. Niyo mpamvu Imana mbere y'uko isi icirwaho iteka irahamagarira abantu bose gusohoka aho ngaho. Muvandimwe wanjye, muri aya masaha ndagusaba kugira ngo banze gutekereza urufatiro rwaho wubatse. Icya kabiri,
wongere gutekereza aho wavuye n'aho ugeze n'aho uri muri kwerekera. Niba ugiye guhamya Imana cyangwa se niba ugiye kugamburura ukabivamo. Nta muntu ushobora guhamya Imana, muri iki gitabo cy'intambara ikomeye barabivuze ngo nta muntu ushobora guhamya Imana atariyandikisha mu basirikare bayirwanirira. Niyo mpamvu niba wariyandikishije, saba Imana kugira ngo ihishure ibitaboneye kandi guha imbaraga zo kubicikaho, iguhe n'umwuka wera wo kukubashisha guhangana n'umuraba uri imbere yacu. Ku muntu utazi inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha, ndakugira inama, fata umwanya utuze, witekerezeho, usaba Imana iguhishurira imibereho yawe yakuranze mu buzima bwawe bwose kuva wabaho. Ibyo bintu nibiguhishurira, yiteguye no kukubabarira. Nikubabarira, yiteguye no kuguha imbaraga ikubashisha guhangana n'ibiri imbere yacu. Ijambo ry'Imana rigiye kuba igitutsi, bagiye kuza guhigana za Bibiliya no mu mazu yanyu. Ibi bitabo bagiye kubitwika. Uburyo bwo kumva ijambo ry'Imana bugiye guhinduka icyaha, no kuba waragendanye n'abantu b'Imana bigiye guhinduka icyaha. Amateka y'ibyabaye ku ntumwa agiye kongera yisubiremo neza, ku buryo ugomba gusanga ibintu ari identique. Muri uyu mugoroba mbaragije Yesu kuko niwe mwungeri w'ukuri kandi niwe mwungeri utazimiza. Imana y'amahoro ibane namwe mwese, kandi buri muntu wese abona ibikwiranye n'ubukene bwe byatuma azazamuka ikirere ubwo Yesu agiye guhamagara, kandi akabona imbaraga ituma abasha guhangana n'umuraba uri imbere yacu. Nibyo mbifuriza kandi nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusoze dusenga Imana. Data wo kwizerwa, umubyeyi udukunda, ijambo ryawe rimaze gutambuka, nyamara wavuze ko ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa. Imbere yacu hari umuraba, ku buryo no gutunga Bibiliya bigiye kuba icyaha, ku buryo no kugendana n'abantu bayisomye bigiye kuba icyaha, ku buryo no kuba umuntu bigaragara yuko rwose ashyigikiye ibyavuzwe cyangwa kuba basanga no muri telefone ye harimo ibivuga ijambo ry'Imana bigomba kuba icyaha. Uyu muraba uri imbere yacu nta mbaraga dufite zo guhangana nawo. Mbere yuko utwisukaho, urashaka kudutegura kugira ngo tubabera kandi duhabwe imbaraga zo guhangana nawo. Buri muntu wese bitewe n'ubukene bwe, umwuka wera mukenure, duhabwe imbaraga zikwiranye n'icyo dukeneye zizatubashisha guhamya ukuri, kandi zikatubashisha kurenga ibigeragezo n'ubugome bwose bugiye kutwisukaho. Twe gutinya, ahubwo dutumbira ijuru nk'uko Stefano byamugendekeye. Ngaho rero ubwo dushoje umwuka wera ntasoze kumvikanisha ijambo ryawe no gutanga ibikenewe kugira ngo tube abakwiriye mu gihe nk'iki ngiki, tubisabye Data binyuze mu izina rya Yesu. Amen. Kwicishije